ubundi bibero yanjye ubanza yari Mike nabanza kumwe abana bavuka bakarira njye ubanza nararirimbye aho hari umusani ngo ni gakondo umusani wamukushije interview ramusari maye gasopo umusani yambwiye ko bora nizaho ugari mu kazi kose oyi ramusani no kumuha gasopo kabisa ari numurara ngo ni KBM ahubwo ngo ni ngo ngakubiyemo batatu ngo yari groupe y'abantu batatu yo narayumvishe umwe yitwa Mubingu ndi Keri undi Boy urana umusano umwe kandi urana umusano yitwa Keri Boy kandi yarambwiye ngo Keri Boy mubi ni groupe y'abantu batatu umwe ni Keri undi ni Mubi kandi ngo Mubi ni gakondo kwa ngo ni wayoboye gakondo abo na Mubi nabibona sinzi. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage, Cream Mirage TV show. Dear press, we are tomorrow's brightest star shining today. Here we celebrate raw talent and told the story of the next generation. Come and join us on General Discovery, Career and Innovation as we give a voice to rising innovators, creators, singers, inventors, ready to change the world. Guys, nkuko mubibona sasa uyu munsi nabagendera urabona ko nagiye mu mashyamba nagiye mu misozi nagiye kubashakira umunyempano. Uyu mujama rero nta byinshi namuvugaho kuko ibikorwa bye birivugira namubwira ngo let's go agatangira bibwira sasa dukomeze. Yo ishaboy yalitandi kwirukanka no time truzi nagutuza je shaka muni nagonize iminani wohumagarika uri mutugani aso hasaringa nago tukiryamira iyarubikanye tanga kukadirisha nifunga ufuru nkakatira gakungu shaka ubukungu nanje nkabo umuhungu yalita boys nyereka yuko namiyaga finally nanje shaka kwitwa boss man Yaman nuko mwabyumvishe umujene yitwa Yalita umuhanzi umva ko afite ijwi afite voko ewana n'utemera uyu munsi aremera ndakeka ko buri wese agomba kwicara ku gatebe gasonga bugari akumva impano ziri muri rubanda impano ziri mu banyarwanda zagiye zizimira cyangwa zitaramenyekana cyane bitewe nuko zitaragera ku itara ngo impano zabo zake itara ryabo ryake rubanda bamenye. Yalita imeze biteze yani full fresh. Are you okay? Yeah. Listen. Yeah. The full and the fresh mbere ya Mike kamerite yugo wanajivanza tarinje mirajiwe havuda tuma na marira walaiwe havuda tuma nyanyagira je ishaboy Yalita. Yeah man ufite ijwi ryiza ufite ewano tuntu tudukoryo uri kushaka kumpabara rugitangira ufite udukoryo ubundi no sasa uzamura ijwi ewano uzamura ijwi ibintu hashye kabisa. Yalita nkuko mbibona uri umujene uri rubyiruko impano yawe iva hehe wakuye hehe impano yo kuririmba? Yavuga ko ari mu maraso kose ibintu nagiye kwiga yarije njya ntekereza ko ubundi bibero yanjye ubanza yari Mike nabanza kumwe abana bavuka bakarira njye ubanza nararirimbye ntabwo sinigeze ndira. Wigeze ubaza umubyeyi wawe ibanga ryarabaye bose ndirimba njye ntabwo sinigeze ndira. Ukeka ko ukimara kuvuka wowe mu gihe abandi barira nararirimbye ubanza ko numva warateye ibyishimo umubyeyi wawe ibaze nk'umubyeyi ari kukirira kumva umwana we akorera arimo arahogoza gutahogoza na bibero yanjye banza yari Mike. Oh my god Mike rwose ibintu byose byari ubutamu ni Mike muri make byahiye fresh kabisa. Ewana Yalita uri umuhanzi ariko se turinjira mu gikorwa cy'ubuhanzi cyangwa aho kuri nganzo mu busanzwe uriga warasoje ukora iki muri make? Ndacyari kwiga ngama kangahe? Ndacyari kwiga niga S3 uyu mwaka naho ndaza gukora turokome kabisa. Umwaka noza gukora turokome nyine ndandinde mu mashuri ariko nagari cyane wije ushaje cyangwa wayasaziye aya ni kwa gukubitwa nyine ukasibira abundi ndize ndimo muri make ukunda kuririmbira aho gusoma amanoti byose bijya bigendana. Uhuza ute umuziki no kwiga? Numva buri cyose gifite akamaro sinaberekera kimwe ngo nfate kimwe
ko byose mbanze ko ni time bizangirira akamaro. So nyine niyo mpamvu byose ndabihuza nkabona uburyo mbanaginga nyine nka Wone wasanga bikugoramo gake ariko ariyo mpamvu ugenda usibira ukabusaziyemo. Ntabwo ariyo mpamvu. Ntabwo byaterwa ngo ni ukubera ubuswa, ni kubera iki. Hari utundi tuntu tw'utubazo nyine uragenda ahura natwo tukabudindiza kabisa. Ariko nk'uko umbwiye ngo utekereza ko mu gihe abandi bana bavuka bahise barira, ariko wowe ukaravutse ukahita uririmba kabisa. Kuva mu bwana bwawe wabyirutse ukunda kuririmba cyangwa hari ahantu ukura inspiration? Mu bwana bwanjye kuririmba nyine ubundi umuziki ni ibintu nisanzemo njyewe. Ko kera samutaye musaza hatwicazaga n'abasisteri banje hari ahitagahira ruhande, wowe uzaba iki. Yageraga akahita avuga wowe ndabizi ni umusani. Wowe umusani wewe, ko nawe mubwiraga kuva kera. Urabuzama kabisa. Hagati uri umusani wa mungu wanjye we, urubimbwira ameshi. Ibihangano ukoresha cyangwa indirimbo uririmba ni izawe cyangwa n'iz'abandi ugenda usubira? Izanjye kabisa. Aho hari umusani ngo ni gakondo. Gakondo umusani wamukushije interview. Ramusari maye gasopo. Umusani yambwiye ko bora nizaho ugari mu kazi kose. Ramusani no kumuha gasopo kabisa. Uramusana azana imbere ya Mike, imbere ya kamera iteye ubwoba nk'iyi, asaba imbabazi. Nukuri azabisata. Uko bitabaye ibyo. Wapi kabisa. Haje imbere ya kamera, atangira indirimbo ibihangano byanjye. Anabyice, sabirimba uko biri. Gakondo we. Atasiuze uze usaba imbabazi kabisa. Gakondo atubwira yuko ibihangano ari ibye. Oya. Wapi kabisa. Uti gakondo yirirwa shishura ibihangano by'abandi akanabikora nabi. Iyo basa zakabiririmba neza. Icyambabaje nukuza akanabyica. Akarimba umuntu atabyanditse. Muri make byakuriye ahantu. Byandiye ahantu. Niyo mpamvu ufashe umwanzuro ati nanjye ngomba buke nanjye njye kureba Mirage. Kabisa. Njye kubikemura njye kunyomoza umuntu nyicira ibyanjye. Gakondo yarambabaje Mirage we. Gakondo yarambabaje byatanje. Bura gakondo agomba kwicara akiga cyagaruka agasaba imbabazi. Agaruka agasaba imbabazi. Azaza zisa n'undi yakomeze yicare yige kabisa. Ako gakondo ajya tuzi turi imiziki ngo niye. Hari n'umurara ngo ni KBM, ahavuga ngo ni ngo ngakubiyemo batatu, ngo yari groupe y'abantu batatu. Iyo narayumvishe. Umwe yitwa Mubingu undi Keri undi Boy. Ura no musano umwe. Kandi umusani witwa Keri Boy. Kandi yarambwiye ngo Keri Boy mubi ni groupe y'abantu batatu. Umwe ni Keri undi ni mubi. Kandi ngo mubi ni gakondo kwa ngo ni wayoboye. Gakondo abo na mubi nabibona sinzi. Yakubona ko azabibona ko gakondo arankurikirana umunsi ku munsi. Umufana wa Keri Boy mubi. Naramuka abonye ngwakoranye na gakondo. Sinzi kabisa. Wowe se ufite ibihangano byawe bwite nkuko wabimbwiye nyine ufite ibihangano byawe bwite, ese ni ingoma wakoresheje muri studio zarasohotse cyangwa mu kimwe ziranditse ukaziririmba bikarangiriraho? Zarasohotse indirimbo. Hanze hamaze kugenda indirimbo 3. Hari izindi ufite zanditse? Zirahari nyinshi, zirahari mu bitabo ziranditse. Mu makaye naranditse naradepye gutyo. Ako banza ujye unatama abafana bawe n'abamiraje kugira ngo bajye kumeze gukunda kuri ku rukundo. Ingombe imwe muzasohotse ku buryo bavuga ati platform wasanga n'igihangano cyanjye ni iyi ngiyi. Jaya asasi na kwanga niyo wamkimanika urabizi ngenda gukunda je I will not forget you baby you so beautiful on the list yawe zuru ambre mbese nkwite misi cyangwa nyaminga shakurukundo ruvuye mu mutima je shakurukundo urenze urwo wankundaga je shakurukundo ruvuye mu mutima ya shakurukundo urenze urwo wankundaga je 1 2 3 I love you too my boo boo, I love you too. 1 2 3, I love you too.
my boo boo I love you, it's enough kukugira ubundi umukire, wallahi ubutunzi budashira, niyo nanyura mu mwijima wambera urumuri rumurikira, erega disi Shakira jya wibuka ko banyitakira, hagize ugukoraho wallahi namuhitanaje shaboya lila. Yamani hari ukuntu byawe uri kubikurikirana nkumva nanjye natwawe kabisa ko mbaye umufana se. n'abandi bazaza Hano umukunzi wa Mirage nashake aguhangaho ijisho bitewe nuko kabisa ufite impano, ufite icyerekezo, ufite ubundi hari ukuntu bibavuga ngo ibikoresho birahari n'abikoresha bari hehe, bari mu nzu. Nawe barahari rero, impano irahari. Icyaboraga ni ukuvuga ngo ese abafana bawe koko bari kumenya ibyo ukora cyangwa baracyabyitiranya bazi ngo ni ibya gakondo, bazi ni ibyande, kandi mu by'ukuri warihirinze. Abantu bankurikiye please uriya muntu nareke kunyikira ibyandika. Ninde ukwandikira se? Ndiyandikira. Uriyandikira kabisa. Uriyandikira ukirimbira kabisa. Ese kibazo cy'amatsiko, ukora umuziki nka business cyangwa ukora nko kwishimisha? Muri iki gihe ngiye mba numva bizangirira akamaro, mbikora nka business. Ukora nka business kabisa. Hawe wajya mu gitaramo cyangwa kimwe ngo wapi ibitaramo byose ibitaramo se cyaje kuduso duhura nkatwo bye vacances hafi aho ngaho nyine tu, ariko nabwo uragenda ukabatamo bakaryoherwa. Nkabatamo nyine kabisa. Uteganya gukora iki se kugira ngo umuziki wawe noneho bive mu bya bye vacances ushyiramo effort ku buryo bazajya bagukenera bazi neza ngo n'ibirombe birahari, bamenye ko ari business ugomba gutunga? Gukora cyane ni ibintu nta gahunda afite guhagarara. Nta gahunda afite guhagarara ngo ndacika intege ngo ntakimbona. Ngewe nyine abrive ko bizabyara kashi kazafatwa kabisa. Ejo bundi itararizaka bareka itararya ryaka my boy kabisa. Urimo neza kabisa. Ni urugendo rwawe rwa music nkeka ko rutakugora nkurikije ukuri kumbwira, uvuga yuko ari ibintu biri mu maraso, ari ibintu ukunda. Ese ni izihe mbogamizi uhura nazo zituma nyine udatera imbere uko bikwiriye? Kuko ngiye nkurikije uko nkumva impano urayifite, ese ni public naho ugaragariza iyo mpano, mbogamizi zituma udatera imbere uko bikwiriye? Management bihari, cyo ni icyambere. Ibiceri bijyazo tu biva kure. Yego, iyo niyo kintu cy'imbogamizi. Nawe ngemba nkeka ko byanjye babibonye gato rimwe bahanda bahura. Uvuze gutyo ukuntu bavuga ngo bari ukuntu komangura usicyo ngo n'ingase sinzi kurajya bivuga neza, bize bazansobanurira. Ubundi umaze kumbwira yuko ufite ingoma 3 already ziri hanze, kujya muri studio birakorohera, amafaranga ujyana yo uyabona ute? Ava kuri bike biva kure. No kwiringa kabisa. No kwiringa nyine nkakubitira muviye ka pesa dukiri duke nyine. Nanjye nkihiringa ngashakisha ahandi nyine tu. Ngashakisha ahandi. Ukorera Nyamagabe cyangwa mu kimwe ukora n'ahandi hantu? Murera Nyamagabe. Oh guys, Shine Record. Shine Record. NB Nyamagabe. Uyu musani wa Nyamagabe guys, abantu baba mu Nyamagabe ngo ni mu cyaro, ngo nta muntu ufite talent abango, zikebana kabisa. Ngo nta basirimu bahaba. Urabona ko uyu mujene ameze neza mu kanya, ndaza kubereka kuntu outfit ye kuntu hagaze ibyangwe birenze. Wanza atamuvuga yuko nta hantu hataboneka abantu bazima kandi bashoboye. Nyamagabe nk'abantu babahumba n'undi bumva ko ari icyaro. Babumva ari icyaro. Ariko se nk'abantu wababwira ni nk'iki wababwira kugira ngo atere n'amazi koko bagira Nyamagabe bakamanuka kara n'impano zihishe? Nyamagabe muhareke. Nyamagabe si mu cyaro nkuko babitekereza nyine. Ushobora kunyumva ko uramupeti nagaru Nyamagabe. Ako bro, ngiye wacu ni Nyamagabe. Singuyishi wacu ni mu cyaro. Wacu ni Nyamagabe gose. Ni kwivuko kwifishi y'umuryango. Kwifishi y'umuryango. Ni hari rwose. Ni bikabisa. NYB.
Okay, ni byiza bigaragara yuko nyine umutima wawe uri kuri music cyane, right? Fo. Ngo umunsi ku munsi ni nk'icyo ukora kugira ngo ubone yuko urugendo rwawe rwa music ruri gutera imbere. Sometime nyine hari ukuntu imizigo yanjye nyine akenshi usanga nubwo bari muri quartier nyine tu mwari ya Nyamagabe ntabwo nayasohoka ngo bareke kwicuranga bitewe n'ukuntu abantu babona barazikunda kabisa indimbo yanjye barayikina akavuga ati wa mwana bundi bitewe bajyanda baranguzira usuruka uzuturuka Nyamagabe nicyo kintu bajya bandabura ko nabundi imizigo yanaga ari Nyamagabe wacyana nabyumvishe ngo ubundi nkuko bisanzwe muri industry ya entertainment kona promotion ikintu cyo kigoye kabisa bisaba kwiringa nkuko abivuze nyine bisaba gushirika ubute kandi bigasaba guhozaho cyane ku buryo umuntu umva ikintu cyawe ahita avuga ati uyu muntu afite talent uyu muntu nyine ugakura amaranga mutima ya rubanda bigaragara ahantu ukorera nyine ama studio na studio zirafasha ari ukuntu ukorera muri studio runaka bitewe n'izina yubatse bitewe n'abandi bantu bahakorera bikaguha promotion bigatuma umenyekana ariko nubundi ikize cya gihari nuko iyo umuntu akoraga kuri ibintu byiza ibikorwa birivugira kabisa ibikorwa birivugira mu magambo make cyane mu byukuri nuwe mu rumodo wawe Afrique arakarimbo kanakamwe wabuzi Afrique kari nyinshi byibuze uririmbe kamwe kuryo tuzamutaginga nawe akamenya yuko afite umufana kandi nawe uri kugera ikirenge muke Afrique ko numfise ndimbo ze zibaye nyinshi mu mutwe gusa uko biri no kuba umufana abyumvye Afrique ubona imbere cyane shalab tuma ya Afrique kabisa okay Afrique yino kwespira cyangwa n'abandi genda ukunda Omaley from Niger Omaley from Niger ura mungu respect kabisa ararenze afite uburyo akoramo ibintu bye gake aririmba nyine atuje ukumva utuntu tukuzamuka mu mubiri ahenzabye numvishe nubundi abantu uburyo twarijwe ryawe wagira ngo hari ukuntu abanyanigeria ukunda kumva ibintu byawe bakakwespira uramuhungu mbere cyane ndamufana yego twihutishije ni nk'izihe ndirimbo ebyiri zawe zikunzwe kurusha izindi zikoze ziri hanze I love you maze kuririmba yego iyi ndirimbo ikoze kabisa hari indi na tayari iyo ngoma numvanye gakondo tayari gakondo tayari numvanye gakondo iyo ngoma rero sasa yinkubitire neza ku buryo n'ikindi gihe gakondo aguruke ubundi reka maze nkurabure nyine iyi tayari ubundi nayishyize hanze nakoreshaga amazina y'ababyeyi banjye banyise yego amazina Thierry nitwa Thierry ariko niryo nabanje gukoresha naramye ibyari nyimara gusohora indirimbo tayari bahita banyitiriza izina tayari tayari ryavuye kuri tayari n'ubundi no kunyitira izina tayari ngeze muri kwa producer ngiye gusohora love you aranda wese nta yindi zina urabona atari iryo abyeyi bakwise ndavuga abafana banjye banyitirira tayari nyine kuri ndimbo yanjye nasoye ndumva aribyo twakoresha yego producer antireka ntabwo uzitiranwa n'indirimbo yawe iminsi ibiri ngenda ngiye gukora intros nkava studio nayo nkoze nkasohoka studio nayo nkoze nabuze name nakoresha ariko ubwanyuma naragiye Grace we naribuze pro wanjye yitwa Grace nyine ati garuka ndabuye ko bakwita tayari ituheri iyo tayari hera hagati ya Rita izina rebara fresh itangoresha izina ya Rita ibyari tayari wa ya Rita ibyari tayari already ya Rita ni tayari muri bwa buryo ishabo ya Rita
Wow. Yeah. Wow. Kabisa. Ndumva umuntu yaragufashije kuvumbura akantu nk'ubu ngubu numvaga afite amatsiko yo kuza kukubaza yarita. Ni bisobanuye iki bivahe? Ariko ubu ngubu zisobanukirwa. Gataye keza ngenda gakunda. Yeah man. Izire twirira gatunda. Uri tayari nkusonesha ijuru rito. Izire twirira ubuzima. Uri tayari turya kano. Twadustafu undi natwo vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura ngwino twinywera agasoda nushaka uvange uri tayari turya kano na twadustafu ubundi natwo vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura ngwino twinywera agasoda nushaka uvange ishaboy alila erega baby nsize nakwama usibye ko najya kwa makuza izire nkurinde kwifuza kumana nanjye twirira ubuzima erega niyo byasaba imbaraga inakora iyo bwabaga nkaguha ibyishimo vayo twigire ku mazi mwereke ukuntu abakoboyi twirekura ngwino twinywera agasoda nushaka uvange uri taya ya man. Cyakoze ubu ngubu gakondo numbaze ngo azahongeraho bitewe nuko uramuvuguruje kandi no wamukubisira mukumva umva sound ewa gakondo njya ngo ntabwo bahogoza bro ntabwo ariko bahogoza oya bravo abonye umukora agiye kwijira yiga no gutanga ubuhamya yicare yige agomba kutwerekana ibihangano bye noneho kugira ngo agukome atwereke yuko nawe ashoboye. Oya naga sindi kuri vuye gukomana na gakondo already wamushyize mu bishanga kabisa abajyanga bivuze neza mu bigori ntago ndi umuntu wo kujya gukompera n'umuntu utazi kwandika indirimbo ukuntu imera utazi kuririmba wapi nicare yigira nago ndi ku rwego rwo gukompeta nawe icare yige kabisa uramwicaje kabisa amaye nka data ko muzakomera hazacu wambaye wende gakondo tubwira yuko nta muntu umurenze aya gakondo ubundi byagakwiye ko yambaye n'amapingu kuza imbere ya kamera akavuga ibintu bitari ibyo oya kwitira projet z'abandi agomba kwitira gakondo wapi kabisa okay ahari yitekerezo yigaye kandi ahari yumve ko akwiye nawe gushyiramo akabaraga kugira ngo azagire ku rwego rw'abandi yandike yige ibindi bizabize bro byatuvunnye wapi kabisa sasa none ushaka nkubita non stop y'indirimbo nk'eshatu niba hari zo ufite uri tayari yazo zawe noneho akana stop keza ku buryo umuntu wese agomba kwicara agatega amatwi akavuga ngo yarita Ichabo yarita listen listen be tumamela bie never do icha tumulila maibu you are style it's okay tesha mutwe zireke you are my hello for my mind big love nera tumanumva narekura hongaho pari dominduka nk'igikoko ko kuri nice to me sinyikoze izindi nkumi it is true I'm super load of you kamo nkubitira nkundukuntu tagigira big nyasi zishinura beshi Tibiri manuka paka chini mikwege nibashake batubwenge tibiri oya nurima tibiri walayi nanakuzira nkakwerekana imuhe soni nazo gira usa nk'uwasita inzira you are my drip cyangwa ndimbana every day you make yankundu kuno nkandira mayi mwiza wanje sinatumutirira gumi my way oya bebulaka stay moya mbwira icyo ushaka oya we mapasi kuko ni wowe nshaka
nuneze machibirindi rasta gumini mawe oya bebulaka Fistemo oya mbwira icyo ushaka oya wima pasi kuko ni wowe nshaka nuneze machibirindi rasta yeah Isha boy alita yeah Iwaze jiya mbwirire madari uko mukunda nabihewe n'umudari bazana bwefa katuba tibikari aba mashari ni murebeke poyaka sometime ducanuwaka short time tugasubirana wala please umumbarize icyo ashaka cause I wanna know much of my girlfriend she be my answer when I have a problem when I sleep you are my good dream Pese nashona kunumba nakatiye bandi bana ngai cause much love ije please witumandi dam kandi ndumuno w'umugabo show me your emotion ni bona nkuhera walai please witumandi la kandi ndumuno w'umugabo show me your emotion ni bona nkuhera walai ja kubutu dukapero ja I feel the best when you touch nukuli numba waba my side oh my side jaya jaya I need your time uzumaleta di molandi tayari ngufti nyota inyotoro mamu puli yanga nyota uli ngumu watu livota dakala oni night umulika ngitara yeah on the radio play my song the last time uzabula lali Isha boy alila wow guy you are capable for sure kabisa man abafana ba Mirage iyi ngiyi baryita diama iyi diamasha itarizwi kabisa itarizwi abantu bagenda bazi ngo abantu bamaze kugafata ngano ngo bamaze kona promotion ngo babashoboye ariko hari abantu bagifite impano kandi bafunzemo neza bafunzemo bukwasi abana bafite talent ijwi ry'umwimerere uyu ni Yarita ni umuhanzi ni umunyeshuri akeneye management kabisa management irakenewe akeneye management ndayikenye kabisa wowe uri kureba iki kiganiro uri umwinvestor kabisa iyo ufite ikwasha ryawe shora muri uyu mwana afite impano uyu musore n'umujene ariyubashye kandi kubaha kwiwe bigaragara mu mpano yiwe kabisa ntabwo yagukoze isoni ntabwo yagusebye twebwe icyo dukora no gushakisha impano nk'izi ngizi tukazishyira ku itara wowe uzireba sasa nawe waba wa mbere mu kuzibyaza umusaruro Yarita tugiye kujya mu ka session gatoya kutuntu tundi uratsindwa cyangwa ugize ubwoba wapira ntabwo ugize ubwoba wapi ntabwo tubazo tubiri twamatsiko gusa twamatsiko ndakurabura kuko nyine biba byiza iyo dukoze refresh ukunyiruka ugasubiramo neza ukonyojya muri mood neza ewana uko n'ubundi tujye kujya ku musozo no kuvuga ngo tujye kujya muri kano ga session unategura umuzigo noneho uje udukubita wa danje kabisa wa danje umuzigo wa danje umuzigo wa danje kya kagiye Yarita tugeze mu mwanya w'utuntu n'utundi ni inyurabwenge muri macya mugani wa Bright ariko ndikuranga abantu uri bitsinde kandi ubitsinda urababaje ko barumva naguteguye nanjye nkuko wanteguye ije kunyemeza kabisa genda bitsinda urabitsinda urishwa kubitsinda kabisa gutera ubwoba kugira ngo utsindwe oya ko nawuretse ubwoba bwo bwambuyemo kare bwakuvuyemo kare akaruka mbere ngiye kukubaza nakaye karere kitiranwa n'ikiribwa cyangwa mu kimwe icyatsi
akarere kitiranwa n'ikiribwa reka tuvuge ko ari ikiribwa kuko n'undi ni ikintu kiribwa ikintu kiribwa. Gakenke, umukenke uva agakenke kava mu bwatsi. Ari turi kuntegura ntabwo nibo bikemye. Abantu barya imikenke. Ni ikiribwa. Wambwiye ikintu cy'icyatsi ukuntu. Okay, no ni ikiribwa n'abantu. Ikiribwa. Nombe. Hago zundi bwo karimora. Ngiye kubeshya. Guys, aya ngubeshe mvuge ati ngiye kirananiye tukomeze muri comment. Ndagitsindwe kabisa. Guys, muri comment mu mukosore ko kirahari rwose. Kandi ndabizi ewana. Abantu benshi ni abafana bicyo nibana mbose nakita icyatsi ariko n'ubwoko bw'ibyatsi. Ubwoko bw'ibyatsi. Ariko ntabwo ari ibyatsi nyabyatsi. Ni ikintu nyine cy'ikintu cy'ikimera ukuntu. Ni ikimera kiribwa. Kandi abantu benshi baragikunda. Nake kare kitiranwa nacyo. Akarere ka Cyumbati, akarere isi. Off mic ndakakubwira ariko muri comment guys, muri comment muzatubwire. Ubwo ni gahunda. Ni gahunda. Muri comment muzatubwire. Gahunda kabisa. Aka kabiri. Cya kabiri kibone na nyirabwenge ya kabiri. Okay. Umuziki nyarwanda ujye ukurikirana. Ujye ukurikirana kabisa. Giye kuvuga ijambo. Umbwire indirimbo uzarisangamo. Kabisa. Are you ready? I'm ready. Ijambo Kabano. Kabano is a beauty one in a million. Only night in your umbrella right. Pity girl, mama booty young that it's alright. It's alright. Giza bwabonera fiya narabuze inzira. Onyuze hose basaza barahindukira niyo zahindura imirishyo. Sinzotumurira mayiro. Unerishe mu bakapo ngakunda cyaduhuye n'abakopine. Wanyemeje kamushakira irindi. It's my song. Okay, nagutegera kuri bushakire kuri Renaissance update. Update. Okay, ngiye irindi jambo utumbwira aho risanga. Okay. Ijambo mama. Ijambo? Mama. Jambo mama. Jambo mama. Jambo mama. Kandi kurure neza. Jambo mama. Kumva ndi gutsimbara. Guys, muri comment uzamukosore. Wapi kabisa. Okay, waratsinzwe. Ndatsinzwe mama. Guys, muri comment muzatubwire irya nyuma. Noneho rya nyuma na nyuma. Kuri iki kingiki, kino session. Ijambo kunyonga. Yobora. Mujoni bayobore. Rumbe iriya Mico the Best ndirimbo kunyonga. Rimwe ndimo ya Mico the Best. Are you sure? Irimo kabisa. Are you sure ko ririmo? Okay, irimo kabisa. Okay. Guys, muri comment muzamukosora byo yishe ibiri byo nabyo mumubwiye ati okay, wa muntu wacu uretse burya no kuririmba hari ibindi bintu ashoboye kabisa. Guys, tugeze ku musozo. Mbere kugera ku musozo muri make
iyo umuntu ageze kuri Mirage TV show mu kanya akagira ikintu asangiza abakunzi ba Mirage kandi nawe akagira cyabisabira ko singiye gusa uje ko nawe abakeneye kumenyekana abakeneye promotion ni muri fasha dufashanye kuko ngiyewe mvuga yuko iyi ari cyane nashingiye rubanda si yanjye ni ya rubanda kuko objective ni ukujya gushaka impano hirya no hino nkazimurika akaba aragirirwa amahirwe nyine akabona batera inkunga cyangwa abandi bakanamenyekana bagafungurirwa amarembo bakajya gukora itaramo hirya no hino kandi bikabinjiriza. Ni nk'iki wabwira abakunzi ba Mirage bagukurikiye kuri Mirage TV show? Kabisa abakunzi bawe respect kuba baguflowinga kabisa. Iki nababwira umuntu ufite impano, umuntu ufite ikintu ashaka kwereka abantu kwino Mirage umureke kabisa. Mirage aragufasha. Nazi ibintu byo tubishyire ku itara. Uraza nko gushyira ku itara ukamenyekana nkaguha n'abandi gutyo. Yes. Noneho sasa ni iki wasaba abafana ba Mirage noneho nka suggestion yawe? Kuko ari abantu benshi barenze burya bavuga yuko abantu barenze babaye benshi. Hari igihe bagera ku gihumbi bakajya kuri 100 bari benshi. Noneho ni iki wasaba abakunzi ba Mirage? Abakunzi ba Mirage abakunzi ba Mirage icyo mbasaba nanjye bambera abakunzi kabisa. Of course. Bambera abakunzi. Guys, Boyalita my channel yanjye yitwa Boyalita. Yeah. Boyalita fata tayari iri hagati ya Lita eri ndende. Yara. Boyalita urasangaho ibihangano byanjye kabisa. Guys, mumfashe mugere kuri YouTube channel ya Boyalita kugira ngo mumushyigikire mukoreho muhitinga subscribe mukore like share and comment kugira ngo dutezanye imbere. Kandi nuko nanyisaba abafana bawe baze kuri Mirage barebe interview yawe barebe byari byo duzamurane muri make kugira ngo buri wese ajye agira urwego ageraho. Nishimiye rero kuza kwawe kuri Mirage TV show ariko kuvuga gutyo ntabwo ariko twebwe dusezerana umuzigo. Yego. Ndagira ngo tubanze tubikeshure by'iruhande n'umuntu ushyiremo umuzigo uhita unasezera umuntu nawe utusezera. By the way yewe on my side ndagushimiye witanze mu by'ukuri kuko ariko n'ubundi ibintu nibisanzwe bidusaba kwihiringa kuko cyamwe ntacyo wageraho kabisa. Kuko wicaye hamwe ntacyo wageraho. Wakoze kuza kuri Mirage TV show ni iby'agaciro ufite impano idasanzwe nagukunze nguma gukundisha n'abandi abafana banje bagushyigikire kandi n'umuntu wese agira inyote yo kumva ibihangano byawe no kubireba kubera yuko harimo urumva ukumvamo message kandi ukumva ko haraho byakuruma no byamugeza harimo inspiration vocal nziza. Anyway nyine ni full package kabisa. Ni full package. Ubwo abakunzi banje bose baze barebe Yarita ni muntu ki aririmba ate ibihangano byiwe biri ku ruhe rwego ari nako bagushyikira pana kureho gusa baje gusebanya baza gusebanya gusa bakarunguruka bakarebya ari byo gusa cyabatera isoni baje kuserereza nabo batabagira isoni kabisa ko ntabyo mugene ugiye kumusebya kandi nanjye nimusebye mu musure nkuko bakunzi we nabo bafite kuza kunsura kugira ngo dukomeze gutezanya imbere. Leta yose wasizira abakunzi ba Mirage none watamo ingoma ikigoma cyiza ukahita unasezera. Interview no munsi kaba irangiriye ahangaha. Boyalita. Oh hello my love my darling, I think you okay. Ndizra kona kosaje nari mweri nyuma you live in my mind no gutalo ni masaidi patikre ya maso yanje sikure y'umutima nacyo nakwimye mfite akoraga iyo bwabaga ngunyurweje sometimes nkaguheka mu mugongo kiriti nyenga warufashwe nk'ikibondo nanjye nkakora ku rukundo n'intoki wansezeranije kutazansiga none dore I'm alone. I will never to beg you to come back for my love. I think I'm no bad boy know that to lose the girlfriend. Every night I go and think of you ngarota turi kumwe bwaca nkakura
gusa njye mpora ngusabira uzabona ugukunda nka Yarita. Yeah, I will never to beg you to come back for my love. I think I'm no bad boy, you know that to lose go laughing. Every night I go and think of you, nkarota turi kumwe bwacya nkakubura. Gusa njye mpora ngusabira uzabona ugukunda nka Yarita. Mbese ujya wibuka ka weekend ukuntu twigiraga muri party, ntiwatinyaga no kwita muri keri zivanze na byeri, kabishwe ugiye sinari kubona icyo mbwira mabukwe. Gusa disi nubwo wagiye gahunda y'abasani kwe nagikwe. I will never to beg you, Yeah, man. come back for my love. I think I'm no bad boy, you know that to lose go laughing. Every night I go think of you, nkarota turi kumwe bwacya nkakubura. Gusa njye mpora ngusabira uzabona ugukunda nka Yarita. Yeah, man. Yeah, man. Thank you for coming to Mirage TV show. Kabisa, thanks nawe kabisa. You are welcome next time and forever. Kabisa nari. Bane, ubundi impano yawe ndayikunze, wumve yuko ibintu ukora ni ibintu by'agaciro, ni ibintu birimo ni ibintu wumva ko biteguye. Asante kabisa. Icyo navuga ni courage, komereza aho ngaho, ntuzacika intege kuko n'uyu munsi niba utinjije uyu munsi ariko ejo kazafatwa. Ushobora kutinjiza uyu munsi ariko ejo ukazasanga ibintu ni munange. Bavuga ngo je ngo mbaga ni fosho ya na support, but I believe nzakabizo noti. Yeah, man. Ndaniza ko nzazikaba kabisa. Itara ryari za kamani. Turi kumwe n'umuhanzi Yarita, umujene afite impano, arashoboye. Guys, mu supporting mushyigikire. Kuri Mirage TV show nakagaruka, murabizi intego yanjye no kwahigira impano, no kubazanira abantu mutari muzi, abantu bafite impano, bafite ikintu baduhishiye ariko bataramenyekana. Iyo ni objective yanjye. Ntukureho amaso, ukomeze ukurikirane Mirage TV show. Umunsi ku munsi udushya turakomeje kandi impano zirahari, abantu ni benshi. Umunsi ni Yarita, ejo nundi kandi nawe ndabizi neza n'iki mu rwego amaze kugera hazagaruka avuga ati ewa ni ibintu birimo biragendamo neza, ibintu biri kujya mu mujyo. So ntimukureho amaso, mukomeze udukurikirane kandi nawe mumusure, murebe wagwani, mumushyigikire, musubscribinge, musharinge, ibintu bashe kwaguka kandi bashe kugira ku mitima ya benshi. Ndabizi neza ko birimo bimara inyota, birimo akabanga, birimo akabanga. So reka duhure mu minsi mikeya cyane, nagwagarukaniye undi muntu. Ashoboye kuba ari umucuranzi, ashoboye kuba ari umuririmbyi, ashoboye kuba afite ibindi bintu akora, ariko nk'uko bisanzwe sinzabatengwa, ahubwo nzakomeza amahe ku bwanyu. It's your boy Mirage. Ciao ciao, see you next time.